Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe n'iby'agaciro kandi natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami, kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mukinnyi w'icyamamare muri sinema by'umwihariko yamamaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina ye yitwa Will Smith. Yavukiye Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse tariki 25 Nzeri mu mwaka w'1968. Ni umwana wa kabiri mu bavandimwe bane. Yakuze akundwa cyane ku buryo ku ishuri bari baramutaziriye akabyiniro ka Prince igikomangoma kubera uburyo bwihariye yagiraga mu buryo bwo kwikura mu bibazo yaba ari mu by'umwihariko. Hari igihe umwana bari mu kibazo ariko akagira n'uburyo bwo kukikuramo bubangutse cyane ugereranyije n'abandi bana bose ku isi. Will Smith yaje kureka kwiga maze ajya mu bijyanye no gukora umuziki. Mu muziki yarahamenyekaniye cyane kuko igihangano cye cya mbere yise DJ Jazz Jeff and the Fresh Prince cyamuhaye amafaranga menshi, gusa amafaranga ye yakoreshaga mu tuntu n'utundi. Yese yiguriramo inzu nziza, agura amamodoka. Zimwe muri filimi yakinnyemo harimo nka Men in Black, I'm Legend n'izindi nyinshi. Will Smith ni umwe mu bakinnyi ba filimi b'ibyamamare cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ku isi yose muri rusange, kuko hari filimi ze zakunzwe cyane muri Afurika. Smith ni umukinnyi w'icyamamare muri sinema. Mu buzima bwe yagiye arangwa n'udukoryo udutangaza. Kuri uyu munsi ngiye kubagezaho bimwe mu bintu byagiye biranga uyu mugabo w'igihangange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amagambo yagiye avuga atazibagirana mu matwi y'abayumvise. Byose ni hano. Kanda subscribe nge wumva ndi Olivier Fernandez. Kwezi kwa 9 ku mwaka w'1990 filimi yitwa Prince the Bel Air nibwo yashyizwe ahagaragara bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi filimi Will Smith ayikinamo ari umusore muto wari uvuye mu cyaro cy'iwabo ajya kwa nyirarume wari utuye muri quartier y'abakire. Gusa iyi filimi The Prince Bel Air mu myaka 6 gusa yari imaze kwerekanwa ku isi yose. Tariki 31 Ukuboza mu 1997 Will Smith yashyingiranywe na Jada Pinkett. Uyu akaba ari umwirabura w'umunyamerika nawe ukina filimi. 25 Gashyantare mu mwaka w'2002 ubwo Will Smith yiteguraga kwakira igihembo cyiswe Oscar kubera uburyo yitwaye muri filimi yitwa All. Babanje guhamagara Denzel Washington ngo nawe ahabwe igihembo cye. Nuko babona Will Smith asohotse mu birori yiruka. Igihe kigeze cyuko nawe yakira igihembo cye baramubuze. Gusa baza kumenya ko yamenye ko umuhungu we yajyanywe kwa muganga igitaraganya, ahitamo kujya kureba uko umwana we amerewe. Iby'ibihembo arakatira. 26 Gashyantare mu mwaka w'2005 ubwo Will Smith yanyuraga mu gihugu cy'Ubufaransa amenyekanisha filimi yise Witch. Yahawe igihembo cy'icyubahiro cyitiriwe Saison. Uwari uyoboye ibyo birori yitwaga Isabelle Adjani. Yatse ikirahure cy'amazi Will Smith nawe ahita yaka amazi bayamuzaniye arayagotomera vuba. Abari bari muri ibyo birori bose batashye baseka. Ako kabaga koryo k'umunsi. Uyu mugabo w'icyamamare muri sinema by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Will Smith, hari amagambo yagiye avuga. Will Smith yagize ati, iyo mbivuze bisetsa abantu cyane ariko muzabibona ndi kubyitaho cyane ku buryo nko mu myaka nka 15 nzaba nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isa azaba nka Volodymyr Zelensky ko nawe ari we kinnye filimi ariko bikaza kurangira abaye perezida. Will Smith, uyu mukinnyi w'icyamamare muri sinema, yakomeje agira ati, hari abantu benshi cyane ku isi bagura ibintu bibahenze cyane kandi batanabikeneye ariko bakabigura kugira ngo babaze abanzi babo. Will Smith yakomeje agira ati, ibintu nibuka bimbabaza muri aka kazi ko gukina filimi ni umunsi filimi yitwa Wild Wild West yungukaga miliyoni 52 z'amadolari ya Amerika kandi atari nziza.
njye nk'umwe mu bagombaga kuyishyira ahagaragara byarambabaje kubona yunguka bigeze hariya kandi atari nziza. Uyu mugabo w'icyamamare muri sinema Will Smith yakomeje agira ati, iyo nibutse ko ndi umwirabura muri Amerika byongeyeho kandi wa Hollywood biranshimisha. Akaba ariyo mateka y'umugabo w'icyamamare muri sinema by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari impamvu nka Olivier Fernandez twamugarutseho. Uyu mugabo amaze iminsi azenguruka kuri social media aho bagize bati icyamamare muri sinema Will Smith yakubise urushyi mu ruhame umunyarwenya Chris Rock amusanze ku rubyiniro ubwo yari amaze gutebya ku mugore we Jada Pinkett. Will Smith yarazamutse ku rubyiniro ubundi akubita urushyi Chris Rock ubwo batangaga ibihembo byiswe Oscar byatangwaga ku nshuro ya 94. Niba ubyibuka neza mu mwaka wa 2002 Will Smith yegukanye iki gihembo ubwo Will Smith yakubitaga urushyi Chris Rock. Chris Rock urwenya yateye kuri Jada Pinkett umugore wa Will Smith. Chris Rock yavuze ko umugore wa Will Smith yiyogoshesheje akamaro w'umusatsi ati Jada Pinkett agiye kujya muri filimi yitwa Girl Jane. Ni filimi itarakunzwe cyane yasohotse mu mwaka w'1997 ivuga ku mugore wagiye mu myitozo ikarishye ya gisirikare yakinwe na Demi Moore iyoborwa na Red Scott. Smith yahise asanga Chris Rock kuri stage yivamo urushyi ararumukubita aragaruka aricara maze aravuga ati vana izina ry'umugore wanjye mu kanwa kawe. Jada Pinkett umugore wa Will Smith yari yaravuze ko impamvu akomeje kubura imisatsi ari uburwayi bwo gupfuka umusatsi bwitwa alopecia. Will Smith wari umaze gutwara igihembo cya Oscar ye ya mbere kubera filimi yakinnyemo yitwa King Richard, ari we se w'abakinnyi ba Tennis Venus na Serena Williams. Mu ijambo ryo kwakira igihembo Will Smith yasabye imbabazi. Will Smith yagize ati, ndashaka gusaba imbabazi Academy, ndashaka gusaba imbabazi abantu bose bari hano, urukundo rwagukoresha ibintu by'ubusazi. Chris Rock wari waje ku rubyiniro gutanga igihembo cya documentary nziza amaze gukorwa mu nsina z'amatwi yaguye mu kantu ariko ariyumanganya ati, iri ni ijoro ridasanzwe mu mateka ya televiziyo. Ibi birori byari byabereye Dolby Theatre Los Angeles. Buri wese yatunguwe n'iki gikorwa Will Smith yari akoze. Bamwe babanje kwibaza ko ari imikino byari byateguye kuko Will Smith yabanje guseka ibyari bimaze kuvugwa na Chris Rock. Ubwo ibyo byabaga muri icyo cyumba habayeho guceceka kudasanzwe kuko byari bitunguye buri wese. Cyakora Jada Pinkett umugore wa Will Smith byagaragaye nk'ibimubangamiye nubwo bamwe baketse ko byateguwe nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byagiye bibitangaza nka Mirror ndetse na BBC byakomeje bibitangaza ati ibi byari byateguwe. Koze Will Smith yakuyeho urujijo ubwo yahagurukaga agakubita urushyi Chris Rock. Yese bigaragaraga ko yari akomeje kuko yagiye no kwicara avuga mu magambo n'ijwi riranguruye agira ati, kura umugore wanjye mu kanwa kawe. Mu magambo uri kuvuga ntihaze kongera kuzamo umugore wanjye. Byahise bigaragarira buri wese ko Will Smith yari ariseriye ubwo yakubitaga Chris Rock. Ubwa mbere Chris Rock yari ateye urwenya kuri Jada Pinkett Smith muri Academy Award kuko mu mwaka wa 2016 Chris Rock wari uyoboye Oscar ubwo Jada Pinkett Smith yari muri ibi birori. N'ubundi icyo gihe Chris Rock yaje gutera urwenya kuri Jada Pinkett. 2016 Chris Rock yaserereje umugore wa Will Smith agira ati, Jada Pinkett kutitabira Oscar ni nkanjye kutitabira imyenda y'imbere yari hana, ntabwo nari natumiwe. Nyamara nubwo Chris Rock akomeje kwibasira cyane umugore wa Will Smith Jada Pinkett Smith, ntabwo bamwe mu byamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko muri sinema bishimiye iki gikorwa Will Smith yakoze ubwo yakubitaga Chris Rock mu bihembo bya Oscar Awards. By'umwihariko bamwe bagiye bamusabira guhanwa. Navuga ko nka filimi yagaragayemo Will Smith yatangiye gukinwa mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa karindwi. Iyi filimi yahise ihagarikwa
Netflix isobanura yuko itishimira ibikorwa by'urugomo kandi ko idashyigikiye urugomo na gake. Bamwe mu bantu benshi ntabwo bigeze bishimira iki gikorwa Will Smith yakoze ubwo yakubitaga Chris Rock. Navuga nk'umugabo wateguye filimi yitwa The Last Samurai. Nawe ni umwe mu basabiye guhanwa, bavuga bati Will Smith akwiye guhanwa, iki ntabwo ari igikorwa cy'umuntu nka Will Smith. Les amis, kaducumbikira ahangaha, ndagushimiye wese mo kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. Ntabwo tuzahwema kukugezaho amakuru y'imyidagaduro, kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana. Ngende Olivier Fernandez, see you.